Bazaniye uburyo wasoma message kuri WhatsApp mu gihe wifuza ko ukwandikiye ubutumwa atabibona. Urugero nk'umukoresha wawe cyangwa se umukunzi wawe, cyangwa se utifuza ko hari uwabona ko uri online mu gihe runaka, ndetse no kuba wabona status y'umuntu ariko we ntabone ko wayibonye. Bisangiye muri iki kiganiro twaguteguriye nka Donos 23 TV, ubundi usobanukirwe. Kora subscribe, comment na share kugira ngo tujye tubana uko dushyizeho ibiganiro byacu byiza kandi bibigisha ubwenge butandukanye. Ikintu cya mbere uraza ugakora, ujye muri application ya WhatsApp yawe, noneho nurangiza ujye kuri turiya tudomo dutatu nk'ibisanzwe. Turiya tudomo dutatu niho habera ibintu byinshi cyane kuri WhatsApp. Noneho numara kugerayo urahita udukoraho, uze ujye muri setting, uraza winjire muri setting naha, then kimara kwinjira muri setting urahita uza hano handitse ngo privacy nahangaha rwose privacy, block contact, disappearing messages n'ibindi. Noneho mu gihe umaze kugera muri privacy, barahita bakwereka ibintu bitandukanye. Handitse ngo how can see my personal info, aya hejuru hagakurikira ahandi handitse ngo last seen and online, nahabona naho akazana ahangaha kuri last seen and online. ni cya gihe uba ushaka ko umuntu amenya ngo wari uri online ryari, wageze online ryari. Ahangaha niho byose turaza kubirebera. Akaza indi yitwa profile photo, mbese ushaka ifoto yawe ya profile abantu bose bayibona, cyangwa se nyine hari abo wifuza ko bayibona kuruta abandi. Noneho iyi ngiyi ni about ni twa tugambo tuba twanditse kuri WhatsApp, welcome to WhatsApp, cyangwa se imana ni nziza, bitewe n'amagambo yawe meza ushaka kwandikaho. Na status, hano iyi status ni cya gihe uba wifuza ko status yawe hari abantu bayireba cyangwa se abandi ntibayirebe nyine, cyangwa se nanone ukareba nimba ukeneye ko umuntu abona ko warebye status ye, cyangwa se nyine akabibona cyangwa ntubibone. Duhere kuri kariya ko hejuru rero ka last seen online, akangaka last seen online, uraza ugakirikeho, uraza kubona who can see my last seen. Ninde wabona ko aho igihe nari mpari mu kanya gashize. Icyo gihe uraza urebe ese ni everyone, buri wese afite kuri buri wese nyine ugeze kuri WhatsApp afite nimero yanjye cyangwa iki yayibona. Ibyo ngibyo usinzi nimba ariko ubikeneye. Ni everyone, ubwo cyase my contact, abantu mfite muri contact, mfite nimero, abantu mfite nimero nibo babona igihe narindi ku murongo nandi online ahangaha. Noneho my contacts except, ese na abantu mfitiye nimero uretse aba. Ubwo ni kwanga uraselecting, urahitamo abo ushaka ko nyine babona icyo gihe wari uri kuri online, uretse na akangaka ka gatatu. Noneho ikindi nobody, ese ntawe n'umwe noneho ukeneye ko abibona. Ubwo urahitamo ushingiye ku cyo wifuza muri rusange. Ubwo ni ukuvuga ngo uhisemo everyone, buri wese yabona igihe wabereye kuri WhatsApp. Noneho uhisemo my contacts, ubwo ni babandi bose ufite kuri ufite nimero za telefone. My contacts except ni babandi wifuza ko noneho babibona, abandi udashyizemo ubwo nyine ntabwo bari bibone. Nobody, noneho bose ntawe ushaka ko yabibona. Noneho who can see when I am online, noneho igihe ndi online, cya gihe ndi gucata, cya gihe ndi kureba status, cya gihe nyine, noneho bwo ninde ushaka kabibona.
everyone, buri wese. Ninde wifuza ko yabibona ko uri online currently nonaha ndi kuri WhatsApp? Ninde wifuza ko yabibona? Icyo gihe urakora kuri everyone niba ushaka ko buri wese abibona. Noneho mba ushaka some as last seen, nimba ukeneye ko hari bamwe nyine ndashaka kuza kubibona, ubwo ngubwo urakora kuri some as last seen. So ni ukuvuga ngo I'm sorry, ni handitse same as last seen. Same as last seen ni ukuvuga ngo urabikora nk'uko hariya hejuru twabikoze. Urahitamo se ni nobody, ni my contact except my contact n'ibindi nyine uritaho. So naho ngaho yari igihe wifuza ko abantu bifuza ko babona ko uri online cyangwa se igihe waviriye online. Akandi kantu ni profile photos, wifuza ko abantu babona profile yawe. Ni ahangaha profile photo uraza ugakora ahangaha. Abo bantu ukeneye ko bayibona cyangwa se udashaka ko bayibona bisa nka biriya byo hirya n'ubundi. Ni everyone, my contact except nobody. Aho naho uhitamo uko ubishaka. About noneho ya magambo wanditse, wenda ni quote cyangwa se ni amagambo nyine wishimira wanditse nyine wifuza ko abantu babona. Ni hano about noneho ubwo ngubwo ayo magambo urifuza ko ari bande bayabona. Still n'ubundi uraza ukoreho ni nka bya bindi. Ni iriya uvuga uti se ni everyone, ni umuntu ufite muri nimero, my contact except cyangwa se n'abo nshaka, cyangwa se nta n'umwe wifuza ko abona ayo magambo wanditse. Hanyuma ahandi hantu twavuga ni kuri status. Kuri status ngaha status ni iki? Who can see my status update? Mu gihe washyizeho stati, ninde wifuza ko yayibona? Ni bande ukeneye ko babona status washyizeho? Ni my contact, umuntu nyine b'abantu bose ufitiye nimero niba ukeneye ko babona status yawe. My contact except abantu mfite muri nimero ariko ukuyemo aba. Icyo gihe wakora kuri aha ha kabiri ushaka nyine except ukuyemo aba, ukora kuri aka ka kabiri. Mu gihe wavuga ko ari abantu bose ufite nimero ya telefone, ukora kuri kariya ka mbere. Noneho akandi ni only share with, ni ukuvuga ngo abo wayisharinze, only share with, abo wayisharinze nibo ushaka ko bayibona. Included nyine abo ukeneye, hari excluded abo wakuyemo, ariko noneho hari included abo ushyizemo, abo wifuza ko bayibona. Icyo gihe ni kuriya uzabigenza. Ndabashimiye cyane.